Bakunzi ba Judgment Truth Victory, ndabasuhuje bahaye ikaze muri ino gahunda ya Soma Bibiliya. Uyu munsi turi mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya mbere ku murongo wa 29. Uyu munsi tugiye guhera muri Bibiliya ntagatifu, aho batubwira ngo Intangiriro igice cya mbere umurongo wa 29. Imana iravuga iti: dore mbahaye icyatsi cyose cyera imbuto ku isi hose, igiti cyose cyera imbuto zifitemo umurama, bizaba ibiryo byanyu. Nturarikira rero gukora subscribe, share, like ndetse na comment. Hanyuma nakubwiye ko dukoresha Bibiliya eshatu, Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu ndetse na Bibiliya y'icyongereza yitwa King James Version. Muri Bibiliya yera y'ikinyarwanda aravuga ngo, kandi Imana irababwira iti: dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo, bizabe ibyo kurya byanyu. Then the Holy Bible King James Version, so Genesis chapter 1 verse 29, provision for food. And God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of tree yielding seeds. To you it shall be for meat.